Twongeye kuba ikaze bakunzi badukurikira umunsi ku munsi tubagezaho ibiganiro bitandukanye ari bya politike, iby'ubukungu, diplomasi n'ibindi muri rusange. Twongeye kuba ikaze kuri channel yacu kandi yanyu tubagezaho ibyo biganiro. Utarakora subscribe wibuke gukora subscribe hasi aho. Channel yacu bayita Kejon Official. Kuri subscribe utanga igitekerezo ibyinshi bidasobanukiwe tugendeye ku biganiro wagejeje kumva kuri iyi channel yacu. Utanga igitekerezo kugira ngo bidasobanukiwe tuzabihere gutaha tubasobanurira. Hari byinshi mufiteho amatsiko atandukanye, mwajya gufata umwanya atwandikira muri comment. No misiri imbere turareba ko twabagezaho Telegram na WhatsApp turaduhuriramo muri bwo gutanga ibibazo, kuganira, kunganirana ibitekerezo mwamufite. Yego twongeye kubaha ikaze wo muri kumwe ni Bruno n'ibisanzwe. Tugiye kugaruka hano ku gihugu cy'abaturanyi bacu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Intambara y'imirahuza FARDC na M23 kongeraho n'abaza kwiha umusada guverinoma ya Congo Kinshasa cyangwa se RDC. Ubishyigikiye kuganira haya masaha tugiye kuvuga ku kibazo cya Kabila kuba yaramaze guhura na M23. Tugerageze tunabihuze na Congo, turebe ingaruka bizasigira Congo cyangwa se inyungu bizayisigira bitewe na Kabila hamaze kuza. Yego tubahaye ikaze. Tugiye kwanza duhere kuri Kabila ni muntu ki. Joseph Kabila ni umuperezida ubyarwa na se nawe wabaye perezida yitwaga Kabila Desi. Akaba ari umuperezida wabyawe n'uwo Desire Kabila akavukira muri Kivu y'Epfo. Anesha ko atari bazi ko Kabila kavukireye avuka muri Kivu y'Epfo. Yayoboye mu mwaka wa 2001 no manda ye yatangiye ageza muri 2019. Bivuze ngo aramaze imyaka iri hejuru y'icumi cyangwa hejuru 15. Manda yabizi ya Congo abantu benshi zindi babisobanukiwe. Manda ya Congo imara imyaka 5. Naho Kabila yoboye manda 3 arenzaho n'indi myaka. Kabila ni umuntu usobanukiwe neza Congo cyane kuko urumva umuntu yoboye imyaka igera muri 19. Ni imyaka myinshi. Ni imyaka myinshi tumasobanukirwa neza Congo. Nubwo Congo nta kintu gifatika yigejejeho cyane kigaragara iyo birebye mu isura ngari, iyo tujya kureba ubukungu bw'igihugu mu bw'iterambere bw'abaturage ushobora kubera muri angle nyinshi zitandukanye. Kandi ibikorwa remezo cyane cyane by'umuntu yibanda aho yareba iterambere ry'igihugu. Muri intara ya Kivu muri rusange nta bikorwa remezo bihambaye yayigejejeho cyane, yaba Kivu y'Epfo na Ruguru yewe na Congo muri rusange. Ariko gusa nyine hari ikintu asa nkaho yasigiye, wenda imbevuga benshi ntabwo ari ubyumve neza. Congo yasigiye asa nkaho agabanyije akavuyo ugereranyije n'abaperezida bamubanjirije Mobutu na Desire Kabila ari we se wa Kabila. Uyu muperezida asobanukiwe byinshi cyane, yayoboye iki gihugu ari mutoya bituma asobanukirwa umuco w'iki gihugu cye. Ariko benshi bashobora kwibaza si Kabila kubera iki atubuka ibikorwa remezo. Murabizi neza ko iriya Congo irimo ibihugu byinshi bitandukanye, birimo ingeri z'abantu benshi batandukanye. Nubwo perezida yabaye perezida muri iyo myaka yatambutse, yari afite ibimusetsa byinshi. Yari afite guverinoma ye irimo abantu barya ruswa.
ntabwo twahakana ko nawe atayirika kuko basangiraga uko byagera kose. Urebye umutungo afite, urebye imyaka afite, umutungo mwinshi pe. Ariko mu by'ukuri ntabwo tugiye kuganira ku mutungo we cyane, tugiye kureba icyo bisobanuye kuri M23 kuba bari kumwe. Icyo bishatse kuvuga ko bari kumwe na M23 ni uko hari izindi mbaraga bagiye kunga, kandi nanone akaba Kabila nanone hari izindi mbaraga yari asangana n'udafite, yuko ubona umusenateri tuvuga ngo nawe aravuga rikijyana. Babizi abasenateri ni abantu bakomeye cyane, nabo baba bafite ijambo rikomeye pe. Ukongeraho yuko Kabila biriya bice abisobanukiwe neza, bakongera yuko na Kabila ubwe asobanukiwe amateka y'aba bantu bavuga Ikinyarwanda bari muri Kongo, muri Kivu. Bisobanuye ko ashobora kuba umuvugizi wa M23 ku buryo butari direct, ariko akaba ari nk'umuntu usobanura neza amateka ya Kongo, agasobanura amateka y'ukuntu bari abantu babonetse hariya, ko byinshi arabizi. Nubwo wenda byirengagizaga, murabizi muri 2012 hari Sadek yabaga byigiteje igihe yari ayoboye, yari muri manda ye ayoboye. Nyuma yaho 2013 baragaruka, M23 iragaruka. Bivuze ngo hari ahantu ikintu kirimo aho hantu ugomba gusobanukirwa. Kabila amakuru ye ya RDC arasobanukiwe neza cyane, Kongo Kinshasa arasobanukiwe neza cyane kwijana. Bivuze ngo ikintu agiye gufasha M23, nubwo yarwanyije M23, ubufasha agiye kwihariye. Kabila azi neza Kongo yose arayizi, azi n'inzira urugamba ruzacamo kugira ngo bahangane na biriya bihugu bya Sadek, kandi azi neza ukuntu azahangana nabo paka ageze Kinshasa. Muzi neza ko muri iyi minsi na Katanga irimo irashaka kugira ute kwiyomora nayo kigenga. Iyo Katanga ishaka kwigenga rero nazo ni izindi mbaraga M23 igomba kunguka. Kongeraho na Kabila, kuko na Kabila Katanga arayizi cyane. Babizi ko Katanga yije kwegura umuyobozi bita Moise Katumbi, nuba afite ijambo rikomeye cyane kuri yo ntanga. Nawe n'umusenateri uvuga rikijyana muri guverinoma ya Kongo. Bivuze ko ikintu kigiye kuzaba hari ahantu rero ni iki: Kongo igiye kurangira uburyo Kisekedi atari bubashe gusobanukirwa. Babizi ko Kisekedi ni manya mu mateka ye, Kisekedi uhavuyemo se wamubyara ndetse ni Kisekedi amateka ye ya Kongo arayazi, ariko umuhungu we Felix Kisekedi nta mateka azi. Ni umwana wakuriye mu Bubiligi, abona buri kimwe cyose, akora business muri kwishakashakira amafaranga y'umuntu washakiraga amafaranga. Ibyo bya politike nta bisobanukiwe neza. Bivuze ngo nubwo Kabila yamusizeho akumusobanukiwe neza ko ari umuntu uri mu bintu adasobanukiwe. Muri make nko kumwifashisha ari nk'umutego yateze ngo ajyeho nyuma y'igihe runaka Kabila azaruka agaruka, nko kumutiza intebe. Ukurikiye neza amateka y'amatora, Kisekedi rwose bameze nk'aho yagiyeho ari nko kumunoma, ntabwo mu by'ukuri yagiye hari umuntu watowe. Ko umuntu watowe ntabwo wafata umuntu uvuye muri Belgique, ntiyabaga muri Kongo, nta kintu na kimwe cya Kongo yabaga azi, yiberaga muri indi si, ari umuntu uryoshya ngo umuzane noneho mu gihugu ace kuri ba Moise Katumbi, ace kuri ku bandi bantu bafite ijambo hano muri Kongo ngo abaceho abayoborane. Ntabwo byakunda, kuko nta nubwo arazwi muri guverinoma ya Kongo. Umuntu waje gutyo nk'ikimanuka, Kabila ni nk'uwaje kubera ko afite ukuntu yaganiriye n'ibiro by'amatora, akareka ukuntu bamunoma. Kisekedi ntabwo ari umuntu wavuga ngo yagiye watowe, kuko urebye imiterere ye, discipline ye, kuko buriya ukuntu na perezida buryo ajya gutorwa akajya ahantu abanza kunyura, akabanza akanyura mu badepite, akabanza akanyura mu nzego runaka, ariko uriya nta rwego rumwe yanyuzemo. Ni gute umuntu yatorwa
guverinoma itamuzi, hazwi uretse kuba ibintu bizwi bya Kisekedi ni ibyasi ubita Etienne Kisekedi, ariko Felix we hazwi ko nta bikorwa bizwi azwi, ntabwo abaye muri guverinoma, nta kintu azwi uretse kuba yari umucuruzi muri Belgique akora n'indi mirimo itandukanye, ariko ibijyanye na politiki ntacyo asobanukiwe. Noneho twigarukiye neza kuri M23 noneho n'uruhare rwa Kabila ashobora kuba influence hariya muri Congo, bishobora gutuma M23 igira izindi imbaraga zigatuma Kabila kanabireka n'inzira bakifasha kugira ngo batere coup d'etat Kisekedi. Felix Kisekedi bamutera coup d'etat, wenda M23 ntiyobore akayobora undi muntu muri guverinoma wa hafi ya Kabila, bigatuma M23 nayo igira influence mu burasirazuba bwa Congo. Wenda M23 igihugu ntikibe igihugu nkuko ubona gusa kubona hari abantu batangiye kubiperereza berekana n'idarapo yuko kivi zigenga, wenda ibyo ntibate yigenga ku kanya, akaba ari nkaho kugira ngo utazagaragara ko Kabila yabizemo uruhare, we akabafasha akabereka inzira bazakoresha kugira ngo batere coup d'etat Felix Tshisekedi. Bamutera coup d'etat akazajyaho umuntu bumvikana na M23 na Kabila, noneho iyo manda yazarangira kivuye nakari ko bagira bate begiye igihugu kigenga cyangwa se territoire yigenga cyangwa se ubutaka bwigenga. None ubwo butaka bwamara kwigenga bikazagaragara ko ikibazo kitaterwe na Kabila, ubu bikozwe gutya kibikate yigenga ndetse bisobanura ko Kabila yabigize uruhare. Niyo mpamvu bya bintu Kabila yakoze ni ibintu birimo ubwenge. Murabizi ko Kabila ni umuntu uvuga amagambo make, ni gake cyane uzabona speech ze kabisa, kuko ziba gake cyane kandi amagambo ababaza, kumubaza ijambo kagusubiza ijambo kurindi, ni wa muntu tuzumva amabanga yashyira hanze cyane. Mwe mudukurikiye tumashimiye, washaka ko tuganira ku bindi cyangwa se kuri ibi, ariko tukajya hari duhurira tukavugana imbona nkubone. Munsi ndaza gushyiramo nimero ya WhatsApp tuganiriraho, groupe yashaka tuhuriramo tukaganira, abafite ibibazo, ibitekerezo, inyunganizi kujyamo tukabiganiraho, byatubona ko dutegura ibindi biganiro bizakurikiraho. Rero turabashimiye, mugire ibihe byiza. Utarakora subscribe badufasha ukayikora, ni ingenzi cyane, bizabituma tugira morale yo gukora ibiganiro byinshi kandi birenze ibi. Murakoze, turabashimiye, naho ubutaha.